urabona ko pin yanjye nyishyizemo nkoze continue. Yes, ahangaha bahise bambwira ngo success. Muri kubona ko umaze kwishyura USDT imwe, nta kintu na kimwe bankase. Yes, kuri iyi nimero amazina naya, amafaranga aramugeraho kuri spot wallet. Ibyo nishyuye ni ibi ngibi, nta kintu na kimwe bankase, byose byakunze, byakozwe neza cyane. Ngira ngo murabona ko hano Binance nayo ikikwereka ko umaze kwishyura aya mafaranga. Yes guys, reka tubasuhuze kandi twongere tubahe ikaze kuri YouTube channel yacu Vumbura TV. Nkuko bisanzwe ibiganiro byacu byibanda kuri cryptocurrency, by'umwihariko mining platform, investment platform ndetse na trading platform. Guys, uyu munsi twinyabije kuri trading platform yitwa Binance. Uyu munsi tugiye kukwereka ibintu byiza cyane utaruzi, wasanga wari unabizi ariko ukaba utaruzi kubikoresha. Uyu munsi tugiye kurebera hamwe uburyo ushobora kwishyura amafaranga umuntu uwo ari we wese ukoresha Binance nta kintu na kimwe bagukase, igihugu icyo ari cyo cyose yaba arimo, amafaranga ukayamwoherereza akamugeraho muri currency wifuza. Ushobora kuyamwoherereza ari ama Bitcoin, ushobora kuyamwoherereza ari ama USDT ndetse n'ubundi bwoko waba wifuza kumwoherereza, nta kintu na kimwe bagukase. Yes, ikindi turaza kwerekana uburyo ushobora kugura amayinite. Ntago bikiri ngombwa yuko ubanza kubikura coin cyangwa currency ufite kugira ngo ugure amayinite. Nimba ukeneye guhamagara abantu kuri sim card, kugura amayinite nabyo turaza kubibereka. Yes, rero iyi ni video tutorial usabwa gukurikira kuva itangiye kugera irangiye kugira ngo usobanukirwe. Nta kintu na kimwe dupostinga ahangaha kiba kitari ingenzi muri ibi bintu bya cryptocurrency. Ni ingenzi cyane rero kureba iyi video tutorial kuva itangiye kugera irangiye. Hanyuma rero namwe ku bantu batari baduha subscribe, mushobora kunyarukira kuri channel yacu mugakanda hano handitse subscribe. Yes, mugakandaho kugira ngo video zacu zijye zibageraho 5 kuri 5. Iyo umaze gukanda kuri subscribe ukanda no kunzogera kugira ngo notification cyangwa buri ko twaploadinze video ujye ubona notification. Aka kantu nako ni ingenzi cyane ku bantu baba bari interested ku biganiro byacu. Muri kubona ko iyo wamaze gukanda kuri subscribe ugakanda no kunzogera, nuko nguku biba bigaragara. Ibi nibyo usabwa gukora aka kanya kugira ngo ibiganiro byacu bijye bikugeraho 5 kuri 5. Uyu munsi rero nkuko nari mbibabwiye tugiye gutangira, tugiye kubereka video tutorial n'inzira mwanyuramo kugira ngo mujye mubasha kohererezanya amafaranga nta kintu babakase kuri Binance. So hari ikibazo kimaze iminsi aho ubwira umuntu uti nyishyura USDT 5 kuri Binance, akakubwira ngo byanze cyangwa kuzimwishyura byamunaniye kubera ko minimum yo kohereza ari USDT 10. Iki kibazo nacyo kiraza gukemurwa n'ubu buryo ngiye kukwereka. Yes, ntekereza ko buzagufasha cyane. Rero intambwe ya mbere cyangwa step ya mbere uba usabwa kunyuramo, ahangaha muri kubona ko ndi kuri home, niyo mpamvu hasa umuhondo. Ndaza selecting aha hantu handitse more, niho ngiye gukanda hano hantu handitse more. Nimara kuhakanda nda scrolling down, icyo bita scroll down, manuke njya hasi ngiye gushaka hano handitse ijambo bita pay. Ni ryo jambo ngomba gushaka. Okay, yes guys, muri kubona ko ahangaha ijambo bita pay namaze kurigeraho, namaze kuribona. Iri ngiri ni ryo jambo ukandaho. Yes, ukimara gukanda ku ijambo bita pay uhinguka ahangaha. Hano dufite ibintu bine, dufite bitatu. Dufite send, no kuvuga ngo ushobora kohereza amafaranga, aribyo nshaka kubereka uyu munsi. Ushobora gukanda kuri receive ukakira, ubwo no kuvuga ngo umuntu ukamuha email yawe cyangwa code yawe akakoherereza cyangwa ukaba scanning. Alright, hanyuma rero ahangaha tugiye kureba uburyo bwo gusendinga. Uburyo bwo gusendinga nibwo tugiye guheraho ahangaha.
nkanze kuri send. Ukimara gusendinga ni ukuvuga ngo umuntu ushobora kumwoherereza amafaranga ukoresheje inzira eshatu. Inzira ya mbere ni ugukoresha email uwo muntu yakoresheje arimo afungura Binance. Iyo email arayiguha, akaba ariyo winjiza muri uyu mwanya kugira ngo ubashe kumwoherereza. Yes, cyangwa ukaba wakoresha phone number, nimero ya telefone uwo muntu yakoresheje afungura Binance anayiverifia. Iyo nimero ya telefone abashobora kuyiguha ukaba wamwoherereza amafaranga. Nkuko muri kubibona murimo murabona ko hano hari abantu nagiye nishyura nk'ubu namwishyuye kuri email. Uyu mwishyura kuri Binance ID, uyu mwishyura kuri Binance Pay ID, uyu mwishyura kuri email. So ni ibintu nk'ibyo nyine. Hanyuma rero njye ngiye kwishyura umuntu nkoresheje phone number. Ibintu biri simple, ntago ari ibintu biri complicated. Ngiye kwishyura umuntu nkoresheje phone number. Yes, phone number rero uraza first of all ugaselectinga nyine hano ari phone number hakaba umukara cyane. Ubwo nibyo nkoze urabona ko hano mpise mbona country code yanjye. Iyi ni country code yanjye. Hanyuma hano hirya mpita nindizamo phone number uwo muntu ngiye koherereza aba yampaye, ariko nta code iriho. Mbese ndaza guhera kuri 7. Ubwo ku Barundi sinzi ko mugomba kubigenza ku Bagande, ariko namwe biroroshye cyane. Ubwo no guhera kuri 7 8 4. Yes, 8 4 24 33. Iyi niyo nimero ngiye kwishyura. Hanyuma iyo umaze kwinjizamo nimero uhita ukanda hano handitse continue kugira ngo wishyure. Yes, ukimara gushyiramo continue rero hano bagusaba gushyiramo amount cyangwa ingano y'amafaranga wifuza kohereza, ariko mu buryo bwa USDT. Yes, nshaka kohereza USDT imwe. Kohereza USDT imwe birakunda cyane. Hanyuma ushobora gukanda hano hasi ahangaha ukadingaho note. Yes, wenda ukandikaho ngo aya ni ya mafaranga ya service, n'urugero ni ya mafaranga ya service, ugakonfirima. Ibyo byose wamara kubikora murimo murabona ko hano nashyizemo USD imwe. Hano nkashyiraho ibingibi n'ubushake bwawe, ushobora kubishyiraho cyangwa ntubishyiraho, ariko ni impamvu ugiye kohereza amafaranga. Ibyo byarangira ukimanukira ugahita ukanda hano handitse continue. Yes, ukimara gukanda wanditse continue bahita bakwereka izina uwo muntu akoresha nka username. Bakwereka izina uwo muntu akoresha nka username ni dumezo, niwe ngiye kwishyura USDT rimwe. Nimero ye ya telefone ni iyi ngiyi. Impamvu ngiye kumwishyura, amafaranga araza kuyabona kuri spot wallet, nkaba ngiye kwishyura USDT imwe. Ibyo byose nabona biri affordable cyangwa ndi kubyemera nkahita nkanda hano handitse continue. Yes, nimba ahangaha rero tugeze utarasetinga code cyangwa pin ugomba kujya ukoresha mu gihe ugiye kwishyura abantu muri buno buryo, bagusaba kubanza gusetinga pin y'imibare 6 utazibagirwa. Ugomba guhitamo pin y'imibare 6 utazibagirwa. Ubwo ngiye kubera ko ngeze hano ngiye gushyiramo pin yanjye. Ahangaha ngiye gushyiramo pin yanjye, ubundi nkore continue. Urabona ko pin yanjye nyishyizemo, nkoze continue. Yes, ahangaha bahise bambwira ngo success. Muri kubona ko umaze kwishyura USDT imwe, nta kintu na kimwe bankase. Yes, kuri iyi nimero amazina naya, amafaranga aramugeraho kuri spot wallet. Ibyo nishyuye ni ibi ngibi, nta kintu na kimwe bankase, byose byakunze, byakozwe neza cyane. Ngira ngo murabona ko hano Binance nayo ihita ikwereka ko umaze kwishyura aya mafaranga. Yes, muri kakanya ko kwamamaza rero turongera kubasaba cyangwa tuributsa ababyifuza bose ko bamayininga iyi coin yitwa Avive. Ngira ngo muri kubona ko umaze kugiraho coin zirenga 2186 ndetse n'amabitc rewards arenga 0.00149.
nimba uburyo baclaiminga, uburyo bwo guclaiminga buri nyuma y'amasaha 24 no kuza ugakanda kuri claim ugacollectinga izi number of rounds. Izino number of rounds iyo zibaye 25 mining yawe irahagarara. Abantu bafite mining zabo zahagaze mugomba nyaboneka kujya mwibuka mukaza mugakandaho, kuko iyo tugiye muri team cyangwa iyo urebye team y'abantu batumiye usanga abenshi birikiri gupendinga batarigeze binitiatinga mining, ariko abangaba bose mubona byabaye suspension, bose byagiye biba suspension, no kuvuga ko ntago ba mininga barahagaze. Rawundi zabaye 25 bibagiwe gucollectinga. Akantu ko gucollectinga nako mwakibuka. Hanyuma rero mwese nizere ko mumaze gusobanukirwa uburyo mushobora kohereza amacoin y'ama USDT ku muntu wari we wese wabahaye email yakoresheje afungura Binance, cyangwa ku muntu wese wabahaye nimero de telefone ya bindinze kuri Binance, kimwe no kuri Pay ID. So uyu munsi rero nkuko nanone nabibemereye tugiye kubereka uburyo ushobora kugura amayinite MB. Nigute wagura amayinite? Ngira ngo tukiri aha ngaha muri kubona ijambo bita mobile top up. Mobile top up. Mobile top up iyo uyikanzeho rero uba ushaka kugura amayinite. Hano ushobora kugura amayinite ari mu buryo bwinshi bugiye butandukanye. Ushobora kugura guhera ku giceri cya 50, amayinite y'ijana kumanuka, amayinite ya 900, amayinite y'ibihumbi 2000, kuzagera ku mayinite nibura y'ibihumbi 23,100 hano hasi. Alright, rero tugiye kurebera hamwe uburyo ushobora kugura amayinite. Kugura amayinite nkuko muri kubibona ugomba kuba ufite currency ya BUSD. Iyo utayifite ikintu cya mbere ukora no kubanza kujya guswapinga. Guswapinga ni ibintu naberetse, reka tubanze dusubire inyuma tujye kubireba, kuko utaswapinze ntabwo izi ano mayinite wabasha kuyagura. Nsubira inyuma. Tugiye kubanza tujye ku cyo bita convert. Ubwo ni ukuvuga ngo uba ufite coin runaka ariko itari BUSD, ukabanza kuyikonvata kugira ngo uze kubona ama BUSD yo kugura amayinite. Ngiye gukonvata BUSD. Alright, muri kubona ko ahangaha nsanzwe kuri balance yanjye mfiteho USDT imwe. Iyi USDT imwe ngiye kuyikonvata hano hasi nyihindure ama BUSD, right? BUSD. Alright, ngiye gukonvata iyi USDT yanjye imwe nyihindure ama BUSD kugira ngo mbashe kugura amayinite. Yes, max. Then nkande urabona ko hano maze kwinjizamo already address. Coin mfite ni imwe ngiye guhindura ama BUSD. BUSD nayisemo nindangiza manuke nkanda hano handitse preview convert cya preview conversion. Yes, nishyura USDT imwe. Ahangaha muri kubona ko baraza kumpa BUSD 0.99. Nibyo ngiye gukora. Uri kubona ko conversion yanjye ibaye successful. It means that ko ngiye noneho kugura amayinite nkuko nari nabitekereje. Ngiye kugura amayinite nkuko nari nabitekereje. Ubwo ngiye kongera nsubire kuri Binance Pay kujyaho, nimba mwabyibagiwe nakongera nkabibibutsa. Uba uri kuri home, ukava kuri home uhita ujya kuri mowa. Yes, hanyuma mowa ukasacinga hano handitse pay wamara kuhabona ukahakanda. Wamara kuhakanda ukaza guhita ugera hano handitse mobile top up. Yes, mobile top up. Hano ushyiramo nimero de telefone ushaka gushyiraho amayinite, right? Then hano gahitamo network provider, nimba ari MTN cyangwa ari Tigo. Hanyuma waba ushaka kugura amayinite menshi ugakanda kuri mowa, ariko nge nshaka kugura amayinite y'ijana. Nshaka kugura amayinite y'ijana, ubwo ndakanda hano. Yes, nimara gukanda ahangaha kubera ko nshaka kugura amayinite y'ijana, uri kubona ko ibyo ndi bwishyure
ndaza kwishyura nshaka amayinite y'ijana, ndaza kwishyura 0.11 BUSD, then nabona mbyemera nkahita nkanda hasi handitse continue, ubwo muri kuhabona. Yes, nkategereza hano nkashyiramo pin yanjye namara kuyishyiramo nkategereza igikorwa cyanjye kikaba processed. Kubona ko message hano hejuru bahita banyereka cyangwa bampereza, muri kubona ko mobile top up yabaye complete, bivuze ngo amayinite naguze yamaze kugera kuri nimero de telefone yanjye. Dore ngiyi bari no kubinyereka, BN your mobile top up transaction is complete. Ushobora no gukandaho ukabireba. Yes, no kuvuga ngo amayinite naguze yabaye completed. Katuze tujye kuri telefone tujye kureba ko yagezeho. Yes, alright. Nari ndimo mvuga nti ku bantu bose bifuza kwiga trading ya Binance, trading technical analysis na psychologies zigendana nayo, namwe mushobora kutwandikira kuri nimero de telefone iri munsi y'video kuri WhatsApp, tukabafasha gusobanukirwa ibi bintu byose mudasobanukiwe, kandi nizera ko byabagirira umumaro. Sinzi ku kijyanye n'amayinite reka yes, hanyuma y'amayinite twaguze muri kubona ko yabaye accumulated cyangwa yageze kuri balance yacu. Yageze kuri balance yacu, dushobora kuyakoresha icyo dushaka, kandi bibuke ko twakoresheje crypto tugura amayinite. Yes, reka rero iyi video nyenera hasi. See you again later.